nuzi wacu two turagutumira mu giterane, ariko uyu mwaka utaha shimiye kubonana n'umuryango wa Frank, turi kumwe na madamu, ariko cyane cyane Fufu ari hehe? Ngwino kabisa, nta foto ndacabaye Fufu. Ni koko hari Imana imwe gusa, naze dusuhuze Fufu. guys, Doruka Fufu akiri umukobwa, ubu ni umugore. Imana y'imbaraga urutare kandi uri umwungeri kandi uri umwami wa bose. Hanyuma suzana mama wa Frank. Ni koko hari Imana imwe gusa, Kunda buruko bivuga aba bantu bose, madame wa Bienfa ari hehe nawe nazi. Aba bantu bose buriya turabazi, dufite abagabo babo hariya, dufite imiryango yabo hariya, ko ndatinya kongera kuvuga cyane. Nari ngiye kuvuga ngo akarimbo gato kavuga ngo anguye mu aregisi nishira mu kirugu kiza Yesu udashiganye genarama ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Again. Bamutware isi injira mu rukiro rw'umukiza Yesu udashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwa. Haleluya. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ako turi kumwe. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Tubivuge twese. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. 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 Navuye mu byaha va mu butware nishira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. Navuye mu byaha va mu butware nishira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. Ubu ndashinganye gendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Frank arenga no gukomeza bino kabisa, ndaba muri ruhande hano.
Bwana sifiwe. Haleluya. Nari muhaye ngo akomerezeho ariko nta kibazo. Ngacuranga sebeni. Hanyuma tuhata dusirimba dutanga umwanya ngo pastor ahanyongorera kubera hari gahunda nyinshi. Ngacuranga sebeni. Yeme mumeze neza. Tubihamisha ibiganza. Haleluya. Rinda gatomishe. Hari akantu twakoze kuvejo n'uyu munsi mu gitondo twagakoze. Abantu benshi baragakunda kabagwa neza. None tugiye gusubira kugakora. Tugiye guhoberana kwera. Uhobera uwo mwegeranye nushaka uje inyuma, uhobera uri inyuma. Umuntu wose wumva ukeneye guhobera, umuhobere mu izina rya Yesu. Guhoberana kwera. Kandi babashiraho kamera kugira ngo bigaragare neza. Kweri baramutse umuramutse numara umubwira ijambo ryiza. Ahasigaye duhimbaza Imana. Yes. Yes, hallelujah. Haje indirimbo. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye, nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we, numva ijwi ry'ihumure rimpamagara, komera shikama witinya ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe urarinzwe. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye, nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira, numva ijwi ry'ihumure rimpamagara, komera shikama witinya ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe urarinzwe. Igihe kimwe nari mu bihe bikomeye, nareba imbere nareba inyuma nkabona nta nzira we, numva ijwi ry'ihumure rimpamagara, komera shikama witinya ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe urarinzwe. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe, ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe urarinzwe we. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe, biba fatima saferge, komera we komera ushika witinya ntacyo uzaba, komera we witinya ntacyo uzaba, komera we witinya ntacyo uzaba. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande, ntacyo uzaba. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande, ntacyo uzaba. Komera ushikame witinya ntacyo uzaba, ndi kumwe nawe urarinzwe. Mu bihe bikomeye ndi mu ruhande, ntacyo uzaba. Turimane komera witinya ntacyo uzaba.
mu bihe biko ndi mu ruhande ntacyo uzaba komera we witinya ntacyo uzaba mu bihe biko ndi mu ruhande ntacyo uzaba Mana nyiribihe we ntacyo uzaba ntacyo uzaba wafatira umuntu muri kumwe mu kiganza ntacyo uzaba wafatira umuntu mwegeranye mu kiganza ukamubwira ntacyo uzaba pemera tambina sambe ntacyo uzaba we mubwire ntacyo uzaba we mubwire we ntacyo uzaba we ntacyo uzaba we iyi ndirimbo yaje ntacyo uzaba we ntacyo uzaba hari umuntu iyi ndirimbo yaje ntacyo uzaba ntacyo uzaba ntacyo uzaba alomema semparge ntacyo uzaba mubwire ntacyo uzaba ntacyo uzaba ntacyo uzaba ntacyo uzaba ndasubiramo kandi ndahera ku gitero waneza sifiwe simbizi ariko iyi ndirimbo ishobora kuba hari abantu iziye yego kuko siyo naringiye kuririmba kandi uburyo ijemo igere ku mutima wawe mu izina rya Yesu tugiye gusubiramo tuvuge ngo niyo mpamvu mbabwiye ngo umfatire mu kiganza uwo mwegeranye sinzi uwo iyi ndirimbo yaziye ariko arahari mu izina rya Yesu umubwire ngo ntacyo uzaba urarenzwe twozamura ibiganza kubw'icubahiro cy'Imana ndatera iyindi ntacyo uzaba Imana ishimye ko yatwimanye muri uyu mwaka Imana ishimye ko itatugize umuhigo w'abanzi bacu Bwana sifiwe haleluya hari abadeperi bigeze kurimbara bavuga ngo kuba kwacu ngo kuba kumushwi ngo simbuwe zagaca kuba tugejeje ubunyine simbuwe za satani n'abambari be n'abakorana nawe n'imyuka yose yo mu kirere yandi bibiri zivuga oya ni kubw'imbaraga z'Imana gusa Bwana sifiwe haleluya mishenga yasubiramo de pastor umwanya tuvuge ngo ntacyo nzaba umubwira ngo ntacyo uzaba urarinzwe igihe kimwe nari mu bihe bikomeye nareba imbere nareba inyuma abona nta nzira we numva ijwi ry'ihumure rimpamagara komera shikama witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande rwawe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe komera witinya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe mu bihe bikomeye ndi mu ruhande ntacyo uzaba mu bihe bikomeye ndi mu ruhande ntacyo uzaba ngasubira umufatira mu kiganza irindi rimwe ntacyo uzaba ntacyo uzaba ntacyo uzaba ntacyo uzaba ntacyo uzaba ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe ntacyo uzaba ndi kumwe nawe urarinzwe haleluya ntacyo uzaba ndi kumwe nawe twazamura ibiganza ntacyo uzaba ndi kumwe nawe zakire mu izina ntacyo uzaba ndi kumwe nawe tema ntacyo uzaba anishimwe we
ntacyo uzaba. Umva Imana, umva Imana, umva Imana. Ntacyo uzaba. Sema tambe sambe. Ntacyo uzaba. Ayi Imana we. Ntacyo uzaba. Ntacyo uzaba. Ntacyo uzaba. Ntacyo uzaba.